Bigeza ku meza Imana yantumye ngo jye ubisengera, bitabaye ibyo bamwe murwaye iminaniro idashira kubwo kusangira n'abadayimoni, abandi muhora musinzira ibitotsi bidasobanutse no mu mirimo itandukanye, kubera ko wahanye igihango n'abazimu mu buryo bw'ibyo kurya. Munyumve neza, simbujije abantu kurya, ariko ku mukristo, ku bantu bari mu gisata cy'abakristo, sengera ibiryo ugiye kurya ubyejesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Niwo muco w'abana b'Imana. Ubu dufite ibiribwa bitandukanye ku isi yose, bimwe birava mu nganda z'abantu bakorana n'imyuka sataniste. Ubu abenshi murabizi ko hagezweho inshinge batera inkoko ikabyimba mu minsi ibiri. Wibwira ko ibyo bibyimbisha inkoko se ni ibiki? Why not? Ni ibiki? Ntiyatoye utwatsi ngo iturye, udusimba n'ibiki n'ibindi bisagutse mu biribwa. Uwo mutubyimbisha ni uwuhe? Bazagusobanurira, wenda bakubwire ko ari mwiza kuko natwe turabi, ariko ibyo ntibifite icyo bivuze. Icya mbere ni uko wabonye ubwo bushobozi bwo kuyigura, icya kabiri ni uko ufite amaraso ya Kristo Yesu ku ruhanga rwawe. Rero urasabwa gusenga, ugasengera ibyo kurya. Ni Imana yabintumye, ntabwo ari ibitekerezo byanjye. Ubwo nari ndi gusenga mu minsi ibiri, nagize umubabaro mwinshi cyane, ndavuga ngo nanjye nasangiraga n'abazimu sometime. Hari ibimenyetso bimwe na bimwe nari natangiye kwiyumvamo. Hako ndavuga ni ibiryo byo kwa pastori, okay, birejejwe, mama pasiteri wenda ashaka ko yabisengeye, ariko nawe ashaka kwibagirwa agateka atabisengera. Imana irambwira ngo musigeho. Niba muri abana b'Imana, kubera iki abana ba Satani iyo bagiye gukora ibintu babanza kubitongera? Wowe kuki why not tutabanza kwaturaho amaraso ya Kristo Yesu? Niba ubyumvise ni byiza, ariko niba utabyumvise ingaruka ni izawe. Aho uri ahariho hose mu gihugu icyo cyose, bijyo bigera ku meza cyangwa unabiteye kubyaturaho amaraso ya Yesu, uzaba umutsinzi muri Kristo Yesu. Ibi ndabivuga ndi serious, seriously, kubera ko ni ibintu biremereye, nabonye bizagira ingaruka zitameze neza mu isi y'umwuka. Erega ndiho nk'intumwa y'Imana apostolic. Bamwe barambwira ngo ntugagire gutya, ntukavuga iby'Imana yavuze. None mvuga iki my friend? Ngewe ko nimitswe nk'umuhanuzi ku isi yose, apana mu gihugu gusa, ku isi yose. Ntabwo ari igihe wabyihaye, ntabwo ari igihe wabihisemo. Nababwiye ko navuye mu Badiventiste umunsi wa karindwi. Ibyo si uko badasenga Imana, si uko bataririmba neza, si uko badafite amahame nakundaga, si uko ntakundaga jiya, si uko ntakundaga ishuri ryo ku Isabato, no. Ariko Imana yankurujemo umugozi irambwira ngo bariya wita basaze ugiye gusara ibibarenze. Ese ubwo urumva byoroshye? Nanze kubyumva, njya kuba mu buvumo bw'ahantu biti Gahanga umwaka wose muri icyo gihe cyanjye. Tandi maso y'umwuka, ariko byo ntiwabibwira bisi nyine, cyane ko nyine isi niyo ikwatatse kubaza nyine ayo maso y'umwuka arinde wayaguteyeho. Okay, ariko twebwe ministeri iratashye, umunyamuryango wacu arabizi ko ari umugenzi ujya mu ijuru. Hanyuma abo badayimoni uko basangiraga n'abantu nababaye, iyo aba ari ukurya gusa gusangira nabo gusa, ariko nababaye kuko nagiye kubona mbona uko barya barakura bya bindi bafite mu kanwa bamaze gukanjakanja bakabisubizamo mu isahani. Niba twarahisemo igisata cy'abana b'Imana, turi mu ruhande rw'abana b'Imana, kandi biravuga ngo ubwo turi mu ruhande rw'abana b'Imana, umubisha wacu ninde? Hallelujah. Message ya kabiri, kuko ni message ebyiri zonyine zinzanye hano, kuko ibiganiro bisoza umwaka ngira ngo narabitanze, nabifurije Noheli y'umwaka mushya muhire ndetse na bonane. Numvaga nyine napfundikiye, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko ntanga ibindi biganiro, ko ari byo nagombaga gusobanura ku bana b'Imana, ko biri kuba ku bakozi b'Imana. Amahoro y'Imana abane nawe inshuti y'umusaraba ukurikirana Pastor Evode TV. Yesu aguhe umugisha kuba warakanze subscribe, ukaba ukora sharing ibiganiro dutanga, ijambo ry'Imana, ubuhanuzi, ubutumwa bwiza bwa Kristo, uri gufasha intumwa y'Imana kwamamaza ishimwe ryiyaguhamagaye. Rero turimo turasoza umwaka nk'uko mubizi wa 2024, n'umwaka warurimo ibibi n'ibyiza, ariko reka tuvuge ngo kuri Ratashye ministeri
byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Burya iyo uri guca mu bihe bikomeye biba bigutegurira uzaba we ejo hazaza, kuko ibyo uhagazemo nanone byabibanjirije ntibyari byiza. Niyo mpamvu Bibiliya ihita ibikusanyiriza hamwe ikavuga ngo nubwo ubabaye ejo uzaseka, nubwo utotezwa ariko ejo uzaberera ikiraro abandi. Umuntu iyo asonza cyane ni ikimenyetso cy'uko azarya, iyo wirukanwa mu mazu buri segonda ni ikimenyetso cy'uko uzubaka iyawe. Mu Mana nuko tubyizera kandi nta n'uwabidukuramo. Ikiruta byose, niba ugifite Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uri umutunzi utagira akagero. Reka dusenga Imana hanyuma dutambutse ubutumwa twahawe, message y'umwaka utaha ndetse n'ibindi twahishuriwe turimo dusenga, kuko dusoje amasengesho y'iminsi 2 twari turi kumwe n'Imana twihereranye nayo tuyibaza iby'iminsi n'ibihe nk'uko twabisezeranye namwe dutangira YouTube channel. Data urakoze mu izina rya Yesu, imirimo yawe n'ibitangaza reka biganze. Sengeye umuntu wese udukurikirana udukunda mu mwami wacu Yesu. Ndagushimiye kuko wemeye ko akandaho hano, kuko hari henshi yari gukanda akumva n'ibindi, ariko yahisemo ijambo ryawe. Ni umuhanga rero uyu muntu, umumpere umugisha utagabanije muri ubuhanuzi, muri ubu butumwa ngiye gutambutsa. Ukuremo ibyatugiraho ingaruka, ahubwo ushyiremo ibyatugirira ingaruka nziza. Dusabye twizeye ko uri Imana yumva gusenga, kandi ducyashye imyuka mibi n'imbaraga zizerera mu kirere, ibiremwa by'umwuka byacumuye tubyambuye agaciro, dukubise hasi impaka n'ikintu cyose cy'ikirere hejuru kurwanya kumenya Imana muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha cyane. Ndabanza nshimire inshuti zanjye by'umwihariko turi kumwe ku rubuga rw'abana b'Imana. Dufite ibyo turi kuganiriraho byateza ubwami bw'Imana imbere n'umurimo w'Imana, ndetse tunyuzaho n'ijambo uko tubonye akanya. Aho muri hose ndabasuhuje, abari mu Rwanda, abari Kenya, abari Uganda, abari Tanzania, abari Belgique ndetse n'abari mu France, abari Canada, Australia n'indi migabane itandukanye, mu Bushinwa ndetse n'ahandi hatandukanye. Mbifurije amahoro y'Imana. Muri kumwe n'intumwa y'Imana Apostle Evode. Nkuko bisanzwe rero murabizi ko YouTube yacu ntiducangamo ibindi bintu, keretse wenda iyo bibaye ngombwa tugatanga interview mu banyamakuru baba badushatse, kugira ngo tutatandukira duterekaho n'iyacu, kugira ngo wenda twirinde ingaruka z'abakatutuntu cyangwa bakashyiraho utundi tuntu bacomekamo. Niyo mpamvu nta yindi, ariko ubundi murabizi ko tutavanga ijambo ry'Imana n'ibindi bintu, kuko ijambo ririhagije. Kristo arahagije kumuvuga, ndetse n'ibyo avuga nawe birahagije, ntitwanabimara. Rero ndabashimiye cyane 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 ko dusoje uyu mwaka nanone turi kumwe, kandi no kuri nitutagwa isari ndabizi ko tuzasarura. We ndangije umwaka waransabye rendez-vous, nkaba ntarabonye umwanya ngo dusengane nk'uko ubishaka. Ibyo wanyifuzagaho ukaba utarabibonye uko ubishaka, ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima, kuko nanjye hari ibyo mba mpirimbanamo kugira ngo umuryango ubeho n'ibindi nabyo mujye mubyumva. Ariko buriya ahari igihe nikigera tuzasengana kandi tuzavugana. Murabizi ko dukunda izi ndirimbo zo mu gitabo, narabizibasobanuriye bwa mbere na mbere. Iki ni igicumbi cy'umwuka wera. Naratangaye aho muri kino gihe ushobora kubwira umupastors umwe cyangwa se umuvugabutumwa umwe, bamwe na bamwe, ukaba wamubwira uti ndirimba nibura indirimbo imwe yo mu gitabo cy'indirimbo z'abarokore, rwose ibice akabicurikanga. Ukibaza se uyu muntu bimeze biti? Ariko nanone twahishuriwe ko ni umwuka wa Satani wo kugira ngo abantu bakurwemo iby'umwuka, hanyuma binjirwemo imyuka mibi ituma batabasha kuririmba ibintu bibabohora. Izi ndirimbo twababwiye ko buri muntu wese wagiye yihimba byaterwaga n'ikiciro ahagazemo n'ibibazo yabaga yahuye nabyo. Dusobanura indirimbo y'108, ndetse tuzagenda tubasobanura n'izindi ndirimbo nitubona mukomeje kubikunda, kuko nanone ntitwakora ibyo mutareba, cyane ko tuba twashoye amafaranga kuri zino mbuga nkoranyambaga kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Rero ni igicumbi cy'umwuka wera. Hano hari umuririmbyi wa 45 aravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Aravuga ngo ariko icyo nzi nuko nzabimenya. Aravuga ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho, ibintu nk'ibyo ngibyo.
uyu muririmbyi iyi ndirimbo ye yayihimbye afite imirimo yabonanye Imana atabonanye ababyeyi, atabonanye abandi bantu abo ari bo bose, atabonanye abakomeye, akurwa mu kibazo n'Imana, ndetse uko asenze akabona Imana niyo imutabara. Aravuga ngo imirimo y'Imana nayigereranya n'iki? Atangira aririmba ngo iby'Imana ikora abakristo biradutangaza. Ushobora kwibaza ukuntu tubayeho, umuntu amara umwaka ate nta kazi agira, akishyura inzu akarya, ni imirimo y'Imana nshuti yanjye. Umuntu atunga abana 7 bate 5 muri uyu mujyi wa Kigali, urusengero rwe rufunze cyangwa se rutanahari, abana bakiga bakabaho, ni imirimo y'Imana, n'iby'Imana ikora. Mu bintu Imana ikora, amagufwa y'umwana mu nda y'umubyeyi ateranwa ate, amazi avamo ate umuntu, ibyo ni iby'Imana ikora. Reka rero turimbana uyu muririmbyi mbere yuko ntambutsa message nahawe. Murabizi ko hano hacaho ubuhanuzi, ariko n'igihe nyine ubuhanuzi buzaba butemewe, isi itabushaka, tuzaganira ibindi, kuko dufite ibyo kuvuga byinshi, dufite ubuhamya bwacu, ibyo twanyuzemo. Abantu bashaka ko nzabaho ubuhamya bwanjye kuri chaîne yacu, mubyandike muri comment. Nimwandika muri nk'abantu 100 abantu 100 bashaka kuzumva ubuhamya, nzahita mba ubutaha ikiganiro, nzahita mbaha ubuhamya bwanjye kuva mvutse kugeza ngeza. Abenshi bambona ku mbuga nkoranyambaga, ariko abenshi ntibazi ubuhamya, kandi ubuhamya bwanjye bwagufasha. Reka turirimbane. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi no ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi no ko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi ko ufite amagare 1000, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wampitsiye mono kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo waduhitiyemo no kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Tuturimanikira nukamuri byose, ubuntu ninamutugira. Kandi nk'uko Eliya
yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi, ubw'ibyago byose bizaba bishizeyo, hariho guhimbaza Imana. Mfite message rero nahawe n'Imana mu masengesho dusoje y'iminsi 2, nahishuriwe ibikomeye ariko abantu tutajya twitaho, yewe nanjye nisanze icyo kintu kijya kinyataka sometime, ariko nafashe umwanzuro ukomeye wo kutongera kukirwamo. Ushobora kwibaza ngo niki? Nagiye kubona mbona ameza yo kurira hasanzwe ku bakire mu byita salamanje, ameza manini cyane apima nka metero maybe nka metero 800 gutyo, yari ameza manini cyane. Hanyuma mbona abantu bateguye ibyo kurya, none bateguye ibyo kurya ndi mwiyerekwa. Ubwo abantu bicaraga bagiye kurya, mbona harimo igisata cy'abantu basenze, noneho mbona hari ikindi gisata cy'abantu badasenze. Numva ijwi rivugana nanjye ngo itegereze urebe, hanyuma ubona icyo uzambwirira abitwa ko ari abakristo. Ndareba mbona abasenze basangiye n'abamarayika bambaye ibyera, uko bakoramo n'abamarayika bagasangira nabo. Hanyuma ndebye muri cya gisata cy'abantu batasenze, mbona bari gusangira n'amadayimoni. Ubwo murabizi ko igicano yacu ni y'abakristo nyine, nzi ko nta challenging murajyamo ngo abadayimoni basaga bate, abamarayika basaga bate. Murabizi ko hari abamarayika bagaragara n'abatagaragara. Abadayimoni nabo mwisi y'umwuka, ya maso siyo tuba dufite, iyo twerekwa tuba dufite andi maso y'umwuka, ariko byo ntibabibwira bisi nyine, cyane ko nyine isi niyo ikwatatse kubaza nyine ayo maso y'umwuka arinde wayaguteyeho. Okay, ariko twebwe ministeri riratashye, umunyamuryango wacu arabizi ko ari umugenzi ujya mu ijuru. Hanyuma abo badayimoni uko basangiraga n'abantu nababaye, iyo aba ari ukurya gusa gusangira nabo gusa, ariko nababaye kuko nagiye kubona mbona uko barya barakura bya bindi bafite mu kanwa bamaze gukanjakanja bakabisubizamo mu isahani. Noneho wa muntu utasenze nkabona ari kurya ibiryo biva mu kanwa k'abadayimoni. Imana irambwira ngo ni systeme ya Satani yo kugira ngo abadayimoni basangire n'abantu, hanyuma bamere nk'abahana amacandwe cyangwa nk'abahana ku buzima, ndabyita gute. So bamugira n'isano, ugiremo utuntu tukugendamo tw'abadayimoni, kuko urumva umuntu wari ibiryo nciriye byanga bikunda amatembabuzi amwinjira mu mubiri, ntashobora rero kubura n'akantu gato kuri jewe. Hanyuma ngiye kubona mbona aba badayimoni bari kwita bamanuka ikuzimu bakidoga, bakavuga ngo mission twayikoze. Bamwe bitwa ko basenga twasangiye nabi byo kurya. Hanyuma Imana irambwira ngo mbese uribuka ko umugabane w'abizera n'abatizera atari umwe? Ntiwavuga ko uri umwana w'Imana usangira n'abadayimoni? Ntibibaho. Abana b'Imana basangira n'Imana n'abamarayika. Uko niko tubyizera, kuko Abrahamu yasangiye n'abamarayika, ariko bari baje mu ishusho y'abantu. None rero nshuti yanjye, kubera iki usigaye urya ibiryo byo kurya utazi mu ruganda babikoreyemo, utabanje gusenga? Wibwira ko abakorana n'imyuka mibi bo batabanza kubitongera? Reka mbabwire, abantu benshi bafite amakondisiyo akomeye, utabasha no kumva, utabasha no kumenya, ariko mu isi y'umwuka habera ibintu biremereye, habera ibintu bikomeye cyane. Ndagira ngo ube maso, ibyo kurya watetse byawe nubigeza ku meza,
Imana yantumye ngo jya ubisengera, bitabaye ibyo bamwe murwaye iminaniro idashira kubwo gusangira n'abadayimoni, abandi muhora musinzira ibitotsi bidasobanutse no mu mirimo itandukanye, kubera ko wahanye igihango n'abazimu mu buryo bw'ibyo kurya. Munyumve neza, simbujije abantu kurya, ariko ku mukristo, ku bantu bari mu gisata cy'abakristo, sengera ibiryo ugiye kurya ubyejesha amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Niwo muco w'abana b'Imana. Ubu dufite ibiribwa bitandukanye ku isi yose, bimwe birava mu nganda z'abantu bakorana n'imyuka sataniste. Ubu abenshi murabizi ko hagezweho inshinge batera inkoko ikabyimba mu minsi 2. Wibwira ko ibyo bibyimbisha inkoko se ni ibiki? Why not? Ni ibiki? Ntiyatoye utwatsi ngo iturye, udusimba n'ibiki n'ibindi bisagutse mu biribwa. Uwo mutubyimbisha ni uwuhe? Bazagusobanurira, wenda bakubwire ko ari mwiza kuko natwe turabi, ariko ibyo ntibifite icyo bivuze. Icyambere ni uko wabonye ubwo bushobozi bwo kuyigura, icya kabiri ni uko ufite amaraso ya Kristo Yesu ku ruhanga rwawe. Rero urasabwa gusenga, ugasengera ibyo kurya. Ni Imana yabintumye, ntabwo ari ibitekerezo byanjye. Ubwo nari ndi gusenga mu minsi 2 nagize umubabaro mwinshi cyane, ndavuga ngo nanjye nasangiraga n'abazimu sometime. Hari ibimenyetso bimwe na bimwe nari natangiye kwiyumvamo. Hako ndavuga ni ibiryo byo kwa pastori, okay, birejejwe, mama pastori wenda ashaka ko yabisengeye, ariko nawe ashaka kwibagirwa agateka atabisengera. Imana irambwira ngo musigeho. Niba muri abana b'Imana, kubera iki abana ba Satani iyo bagiye gukora ibintu babanza kubitongera, wowe kuki why not tutabanza kwaturaho amaraso ya Kristo Yesu? Niba ubyumvise ni byiza, ariko niba utabyumvise ingaruka ni zawe. Aho uri ahariho hose mu gihugu cyari cyo cyose, bijyo bigera ku meza cyangwa unabiteye kubyaturaho amaraso ya Yesu, uzaba umutsinzi muri Kristo Yesu. Ibi ndabivuga ndi serious, seriously, kubera ko ni ibintu biremereye, nabonye bizagira ingaruka zitameze neza mu isi y'umwuka. Erega ndiho nk'intumwa y'Imana apostolic. Bamwe barambwira ngo ntugagire gutya, ntukavuga iby'Imana yavuze. None mvuga iki my friend? Ngewe ko nimitswe nk'umuhanuzi ku isi yose, apana mu gihugu gusa, ku isi yose. Ntabwo ari igihe wabyihaye, ntabwo ari igihe wabihisemo. Nababwiye ko navuye mu Badiventiste umunsi wa 7. Ibyo suko badasenga Imana, suko bataririmba neza, suko badafite amahame nakundaga, suko ntakundaga jiya, suko ntakundaga ishuri ryo kwisabato, no. Ariko Imana yankurujemo umugozi irambwira ngo bariya witabasaze ugiye gusara ibibarenze. Nese ubwo urumva byoroshye, nanze kubyumva, njya kuba mu buvumo bw'ahantu biti Gahanga umwaka wose muri icyo gihe cyanjye. Ni ubuhamya ubwo bukomeye, nababwiye ko bazabyemera tuzabutanga. Ariko kandi iyo tuvuga ubutumwa n'ubuhanuzi twahawe, ntabwo ari uko tuba dushaka ngo mugire ubwoba muhahamo, oya, si ibyo. Ahubwo dutambutsa message kugira ngo umenye igihe uhagazemo. Ndagira ngo ngubwize ukuri ko nabakuvuza kumva message, bamwe na bamwe bafite abo bizereramo n'ahandi bajya bakamenya na bimwe, waguseseza mu nkuta z'amabanga wakumirwa. Niba twarahisemo igisata cy'abana b'Imana, turi mu ruhande rw'abana b'Imana, kandi biravuga ngo ubwo turi mu ruhande rw'abana b'Imana, umubisha wacu ninde? Hallelujah. Message ya kabiri, kuko ni message ebyiri zonyine zinzanye hano, kuko ibiganiro bisoza umwaka ngira ngo narabitanze, nabifurije Noheli y'umwaka mushya muhire ndetse na bonane. Numvaga nyine napfundikiye, ariko uyu munsi byabaye ngombwa ko ntanga ibindi biganiro, ko ari byo nagombaga gusobanura ku bana b'Imana, ko biri kuba ku bakozi b'Imana. Hanyuma rero message ya kabiri, ndagira ngo mwitondere umwaka 2025. Ndagira ngo ntazahanura turimo bukavuga utuye nuko wabibonyemo. N'umwaka ugiye kubamo indwara, reka mvuga indwara kugira ngo wenda mutaza gususumira nk'abadashaka kuwugeramo, ariko murawugeramo byanga bikunda. Ariko ndashakaga uze gusoza iki kiganiro, kuko ndaza gutanga n'intsinzi Imana yampaye.
n'umwaka uzarangwa n'indwara zitandukanye. Ariko ushobora kwibaza ngo ubundi se abantu ntibarwara? Ntabwo ari ibyo ndi kuvuga. Iyo tuvuze indwara tuba tuvuga sometime ibyorezo, ibintu nk'ibyo, ariko mujye muhishurirwa namwe. Ntabwo tukiri abo kwirirwa tuvuga ngo iriya ni kamera kandi nawe ubona ko ari kamera. Tuvuge rimwe wumve kabiri. Niho abana b'Imana tugeze. Yesu hari aho yageze akavuga ngo zimwe zaguye ku kara, izindi zigwa mu nzira, arangije ari imbere y'Abafarisayo arigendera. Ariko yiherereye n'intumwa ze arazibwira ati amahwa ni ibi n'ibi, ubutaka bwiza ni ibi n'ibi, ibintu nk'ibyo. Hari ibindi tuvugira mu bwiru bw'abana b'Imana iyo tuganira nk'abana b'Imana. Hanyuma n'umwaka Imana yambwiye ko nanone urimo gusohorezwa amasezerano, kandi sinzi impamvu mwandika mumbwira ngo ngewe iby'Imana yambwiye muri uyu mwaka ntiyabikoze. Biba byagenze bite? Reka nkubwire. Niba Imana ikwemereye umugabo, wowe ukiri gusambana kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, ko umugabo wamwihaye uri kunyandikira ngo iby'Imana yakubwiye by'umugabo ntabwo wabibonye, kandi wiri gusambana urimo uragira ngo bigende bite? We wamwihaye, ubwo uwo wahisemo, niba wahisemo kuba uwo nguwo nyine bazajya bakumva bose, nibyo wahisemo. Imana yari guteguriye fiancé mwiza, wowe waraza arakoshya ngo nutamuha arapfa, ngo ibintu nk'ibyo ngibyo. Byumubwire mubwire uti nushaka upfe kuko genda kumwe n'Imana sindi bukora icyaha. None urebe ko imwaka utarangira Imana itagukoreye ubukwe. Bite byanyu mwabarokoreme? Ibintu by'agakiza mwadohoye mwagize nk'ibintu byashesha yabayore. Uyu mugabo yabimeneye amaraso, bamuteye imisumari mu biganza. Yatewe icumu ryo mu rubavu. Icumu wagira ngo riroroshye, cyangwa rivuga mukagira ngo ni ibintu. Bafashe icumu baricomeka mu rubavu. Musirikare yaraje asanga bamaze kumubamba. Haravuga ati ye baba we barinzi mwasoje nta kintu mukorere, nta n'umusimare muteye. Yegura icumu ararimushita. Amaraso ava mu rubavu rwa Yesu amutungereza mu jisho ryari ryarapfuye rirahumuka. Aravuga ngo nishe umwana w'Imana, ngo burya yari umwana w'Imana. Wowe Imana yakwemereye amafaranga, none uragiye ukorera umubosi. Imana ari kuyaguha wenda mu kwezi kwa 8 wibye 20,000. None ukagaruka nanone ukandika ngo Imana yanze gusohoza. Checking. Wowe i-checking watunganiye Imana mbere yuko Imana yubahiriza ibyo yavuganye nawe. Wowe wubahirije condition yaguhaye. Mbibutse ko Imana ibintu by'Imana birya abarambiwe bataye. Nikoroshye ibintu by'agakiza birakomeye. Ibintu by'agakiza birakomeye. Mujya mubona abantu babigira gutya babigira, ariko ni ibintu bikomeye muzabibona ku munsi w'amateka. Ni ibintu biremereye. Uyu mugabo Yesu yarababajwe. Hanyuma uriya mwaka rero urimo gusohorezwa amasezerano. Akondisiyo nahawe n'Imana yambwiye ko umuntu uzahagarana nayo neza, kandi uwo yapimye gasanga arashyitse muri uyu mwaka. Uriya tugiye kwinjiramo 2025 ni umwaka ugiye kukubera umugisha birenze uko wabitekereje. Kandi Imana nigisoza amasezerano nimukabihishe, nubwo gushima kuri kino gihe nabyo bisigaye bibyara ibindi. Ariko nanone kuvuga imirimo y'Imana y'iby'Imana yakoze n'iby'igiciro cyishimwe izina rya Kristo Yesu. Ngizo message ebyiri zari zinzanya aha. Message ebyiri: kurya usenze, nasobanuye impamvu zirenga 5 ugomba kurya usenze. Hanyuma icya kabiri, abera mwahawe amasezerano ntabwo yaboze, ntabwo yaboreye muri stock y'Imana, nta nubwo ayo masezerano yabaye ibishingwe, ahubwo ayo masezerano Imana igiye kuza kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza muri uriya mwaka mu izina rya Yesu. Shimire n'abantu basohorejwe amasezerano muri uyu mwaka ubuhanuzi twahanuye Imana yari yaraduhaye. Bamwe mwashimye Imana, abandi mwaranyandikiye munavuga muti Imana igumugisha. Namwe Imana ibumugisha mwinshi utagabanije, kandi kugeza ubwo mutangara mu izina rya Yesu. Byanga bikundiye wizeye Imana iri mu muhanuzi, ukemera umuhanuzi, ufata ingorano z'abahanuzi. Si igihe cy'amatiku nkunda kubivuga, torero rigiye gutaha. Ni igihe cyo kwegera Imana, tugakorana nayo, tukagendana nayo, tukavugana nayo mu izina rya Kristo Yesu. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge Imana
umuremyi w'ijuru n'isi, kuko ni Imana y'abera kandi ni Imana y'urukundo ndetse n'imirimo itangaje. Data, mu izina rya Yesu, minisiteri riratashye ndayisengeye, ndafengurikira mu izina rya Kristo Yesu, tugirire neza muri uriya mwaka tugiye kwinjiramo. Ndasenze ngo amaraso y'umwana w'intama w'Imana atwikire buri muntu wese, imbaraga z'umwuka wera zikonegite abana bawe. Ndatura umugisha umwaka utaha, ndatura ubuzima bushya umwaka utaha, ndatura gusohorezwa amasezerano umwaka utaha, ndatura ubutware umwaka utaha, ndatura ubushobozi bw'Imana mu mwaka utaha, ndatura ubutsinzi mu mwaka utaha, mu izina rya Yesu. Bohora ababoshye, abili or lost for and now. Tanga agakiza ku bantu benshi, gabanya barimbuka, wongera abakizwa. Tubigusabye Mwami Imana, tubigusabye tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ngusabiye umugisha mfukamye imbere y'Imana ko twabanye neza muri uriya mwaka uyu nguyu tusoje, kandi tugiye kwinjirana muri uyu tugiye kwinjira mu 2024 2025. Warakoze ukandaho aho ngaho, warakoze kudushyigikira mu murimo w'Imana, warakoze buri muntu wese wagize icyo akora ndetse n'uwadusengeye kugira ngo dusoze umwaka. Turagushimiye. Imana iguhe umugisha kugeza ubwo utangara. Shalom.